Yesu agushakire ikibakwemeza. Turifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 dusoma umurongo waho wa 13. Aravuga ngo ku mutwe w'amagambo aravuga ngo babura uko babahana babarekura. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Amen. Amen. Uyu murongo niwo ugiye kudufasha kugira ngo tuganire kuri iri jambo rifite insanganyamatsiko kuvuga ngo Yesu agushakira ikibakwemeza. Ntago twasomye amagambo abanzirije ariya, ariko aha hari mu gihe Petero na Yohana bari bamaze gukora ibitangaza. Ubwo ni nyuma ya Yesu gatoya, Yesu amaze kujya mu ijuru asigiye ubutware bwose intumwa ze. Petero na Yohana bagiye mu rusengero ku irembo ryitwa Ryiza, bahasanga ikirema. Bamaze guhagurutsa cya kirema, byabaye igitangaza kinini cyane, kandi baba nanone abagirwaho impaka bibaza ngo ibi byavuye he. Abatambyi babata muri yombi, kandi nimvuga abatambyi nimwumve ko abatambyi ahubwo nibo bakagombye kuba bari bafite inshingano zo kwamamaza Yesu, kuko abatambyi bari abakora umurimo w'Imana mu ihema ryayo. Aho Kristo aziye mu isi nibo bagombaga kwemeza abayuda ndetse bakemeza isi yose Yesu Kristo wari we. Ariko Yesu Kristo ntibamumenye. Kutamumenya uko nguko byatumye noneho icyatumye Yesu Kristo bamwica ni nacyo cyatumye banahiga abamukurikiye bose. Yesu amaze kujya mu ijuru rero ntago abigishwa be bahizwe n'abanyamahanga cyangwa n'ab'isi, abo twita ab'isi, ahubwo abatambyi ubwabo. Uko bahize Yesu niko banahize n'abakristo. Aha rero hari mu gihe bafashe Petero na Yohana, hanyuma batangira kubahata ibibazo, bababaza ngo ni butware ki, ni imbaraga ki, ni bushobozi ki, ibi mubikura hehe kugira ngo mubashe gukora bene nk'ibi. Kandi aho kugira ngo babaze ku neza, ahubwo wabonaga bashaka kugira ngo bazimye cyangwa baburizemo umugambi w'Imana ku bantu b'Imana wo kubakiza. Batangira rero kubahata ibibazo ngo ibi mwabikuye hehe, byavuye he. Muri kubahata ibibazo rero, ibanga ry'uko umwuka wera ari ubatera kubikora ntaryo bari bazi. Iryo ni ibanga ryarihishwa abatambyi. Ariko abizeye Kristo, abana b'Imana, bahawe imbaraga z'umwuka wera, kuko Kristo yari yaramaze kubwira abigishwa be, arababwira ngo uwo mwuka w'ukuri naza azatsinda ab'isi ndetse abemeza ibyaha. Azatsinda ab'isi. Uwo mwuka w'ukuri naza azababwira ibiriho, ababwire n'ibyenda kubaho. Iryo hishurirwa rero abatambyi ntaryo bari bafite. Bo bari babandi bahagaze ku mategeko n'imigenzo, ariko ntago bari bafite umwuka wera wo kubahishurira cyangwa kubaha imbaraga cyangwa kugira ngo abe yabamenyesha ibyo ba Petero bazi. Hanyuma Petero na Yohana bo bari bafite ibanga. Iryo banga nta rindi, ni umwuka wera bari baruzuriye Yerusalemu ku munsi wa Pentekote. Bamaze kuzura umwuka wera, umwuka wera yabavanye mu bubata bw'ubwoba, ahubwo bashira amanga, baba abagabo bo guhamya mu izina rya Yesu. Batangira kuvuga ngo Yesu Kristo wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze iki ngiki mureba. Babivuze bahagaze ku maguru abiri kandi bashize amanga. Hanyuma abatambyi bo bitegereje Petero na Yohana ubushizi bw'amanga bwabo, batangira kubaza ngo ese aba bantu ko tubazi ko bakomoka i Galilaya, ko tubazi ko nta shuri banyuzemo, ko nta kigo cy'amashuri tuzi bizeho ngo tugaba abantu ubwenge babukuye aha ngaha bwo gukora ibitangaza nk'ibi ngibi, ariko tukabona noneho bahagaraba uretse no gukora ibitangaza ngo bahagurutse ibirema, ahubwo baravuga bashize amanga nk'abantu bari intellectuel cyangwa se abantu b'abanyabwenge. Batangira kuvuga ngo
niki bivayo. Niko kubahata ibibazo, uko barimo kubahata ibibazo, Petero na Yohana batari basubiza, ngo abatambyi ngo bahita bibuka yuko babanaga n'umwami Yesu. Haleluya. Bivuze ngo kubana na Yesu harimo ibanga. Harimo ibanga abatazi Yesu bo batazi. Ariko ako kanya ngo abatambyi ngo amaso yabo yarahweje, bibuka yuko Petero na Yohana babanaga na Yesu. Bivuze ngo kubana na Yesu harimo ibanga rikomeye cyane. Kubana na Yesu tuvanamo icyemeza bisi. Teme iravuga ngo Yesu agushakira ikibakwemeza. Abatambyi bahise bemera Petero na Yohana, babemezwa nuko babanaga na Yesu. Batabemejwe nuko bize, kuko nta mashuri yandi bari bafite. Ariko kubana na Yesu nabyo ni ishuri. Haleluya. Kubana na Yesu bwabyo ni ishuri rikomeye. Iyo tubanye na Yesu aduhumura amaso, iyo tubanye na Yesu dushira amanga, iyo tubanye na Yesu ntago tuba dufite nta bwoba, dusohoka mu bubata bw'ubwoba. Kandi no kuvuga ngo kubana na Yesu bwabyo nibyo bituzanira kuzura umwuka wera. Abatambyi bo bibutse ko babanaga na Yesu, ariko irindi banga ry'uko muri bo harimo imbaraga z'umwuka wera, kuko umwuka wera ntibamureba ntibanamuzi, ntago ryo bari barizi. Bazi gusabara bati nta handi ubushizi bw'amanga buva, ni mu kuba barabanye na Yesu. Icyo nicyo babonaga, nicyo babashaga, isesengura ryabo nicyo ryaberetse. Ariko nyamara hari ukubana na Yesu, ariko nanone hakiyongeraho kuyoborwa n'umwuka wera. Haleluya. Kuyoborwa n'umwuka wera rero, kandi umwuka wera nawo tuwuhabwa kuko twabanye na Yesu neza. Aho niho hari ibanga, niho tuvana icyemeza bisi. Abanyumva mwese, ndagira ngo mbingingire umwami Yesu abashakira icyemeza bisi. Nta kindi ni umwuka wera twahawe. Uwo niwe uzatsinda bisi akabemeza iby'icyaha. Uwo niwe uzatsinda bisi akabemeza ko turi abana b'Imana. Nk'uko ku batambyi nabo babuze, barashakishije, ariko bageze bati tuributse abagabo babanaga n'umwami Yesu. Niho bavanye ubushizi bw'amanga, niho bavanye imbaraga zo gukora ibi bitangaza. Kubana na Yesu rero ni iby'igiciro. Mwese uko munyumva, ndabifuriza kubana n'umwami Yesu. Umwami Yesu agushakira ikibakwemeza. Bemere yuko watumwe nawe, bemere yuko ukorana nawe. Haleluya, haleluya. Indirimbo ya 388 tujya turimba ngo tunganira Imana ubudasiba. Mu byo ukora byose wihutiraho, jya wumvira umwuka. Hari aho tuza kugera ngo tunganira Imana ikuyobore, bose bazamenya ko ubana nayo. Aha naho nashakaga ngo bose bazamenya ko ubana nayo. Noneho ngo bahere ko bareke ubugome, bitabe Yesu. Umwami Yesu agushakira ikibakwemeza. Bemere yuko ubana na Yesu, bazanahishurirwa bamenye ko umwuka wera w'Imana atuye muri twebwe kandi akorera muri twebwe. Ndakwifuriza kugira ngo umwami Yesu mubane ibihe byose, kandi umwami Yesu agushakire ikibakwemeza. Haleluya. Abo mubana, aho ukorera, aho utuye, aho ugenda, aho wiga, mu byo ukora byose jya wumvira umwuka. Kandi mwuka wera naza azaguhesha gushira amanga. Ibyo bizatuma bamenya yuko burya ubana na Yesu, nk'uko byaranze Petero na Yohana, bigatuma abatambyi bibuka yuko Petero na Yohana babanaga na Yesu. Haleluya. Ndagira ngo rero aka kanya umuntu wese unyumva kandi wumvise iri jambo, musengere musabira kubana na Yesu, kugira ngo umwuka wera w'Imana yorubukire muri we, atsinda bisa bemeze, bamenye ko burya watumwe n'Imana. Reka dusenge Imana rero kubw'ibyo wewe wumvise ijambo ry'Imana. Data wa twese mwiza, Imana yacu dukunda, turagushimiye rwose ko waduhaye umwana wawe Yesu kugira ngo atubere inshungu, aducungure twe twari dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu, aduhindura kuba abana b'Imana tutari bo. Ubu turi abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ku ijambo ryawe
riri muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 aratubwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kubw'ibyo turi abana b'Imana tubiheshejwe no kwemera no kwizera Yesu Kristo. Aho rero niho dukura imbaraga zo guhamya, niho dukura ubushizi bw'amanga nk'uko bwari buri muri Petero na Yohana. Ibyo bizatuma ab'isi bemera kuko batsinzwe n'umwuka wera uri muri twebwe. Ndagushimiye, niko nsabiye rero bene data bumvise iri jambo, ubahe ikibemeza ab'isi, ubahe imbaraga kugira ngo nibaterura ijambo bavuga ab'isi batsindwe n'ijambo ry'Imana risohotse mu kanwa kabo. Urakoze kuko ubyumvise kandi ubikoze nk'Imana yacu, kuko dukorana nawe ibihe byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Imigozi ugaca iminyururu. Tugushimiye kuri Imana yarinze umugaragu wawe ageze imbere y'abakozi bawe, y'abana bawe. Ni wowe uzi icyo wagaburira abana kuko ari weho mubyeyi. Turasenze ngo muhagarareho, turasenze umwami acyasa amazuza amagambo y'inkota icyaye mu izina rya Yesu. Inkota ikubita kandi gahinguranya yica imigambi yose yicakura. Urakoze. Ngaho muhagarareho data acyasa amazuza akanwa ke, none iteka ryose urakoze Yesu. Amen. Yego. Urakoze. Baje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. Bakurikiye iki kiganiro cyiza kuri Pokea TV, aho duhurira tukaganira ibyubaka ubugingo. Yego. Nuko umukozi w'Imana amaze kuduha ikaze kandi akavuga ko ndi bubahe ikindi ku mutima. Kiri ku mutima nicyo mbaha. Yego. Kitari ku mutima sinakibaha. Kitamfasha ntago nakibaha. Yego. Amazina yanjye rero nitwa Mushimire Charles. Nk'abandi umubwiriza butumwa bwiza. Yego. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo n'ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana. Yego. Nk'umubwiriza butumwa ndumva nshaka kubaha ijambo ry'Imana rindi ku mutima. Ndibasangize turusheho gusangira ibyiza tuba twateguriwe n'Imana yacu. Yego. Turasoma ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo umwami Yesu agushakire ikibakwemeza. Amen. Mana ishobora byose turagushimye. Tugushimiye neza zawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye kuri data wa twese mwiza uzi intege nke zacu. Aya masaha